mbere yo gufata umwanzuro wo kwitangira umukobwa mukundana uzabanza ugisha inama mama wawe, ntuzayigishe so, uzayigishe mama wawe. Umviye inkuru, umusore wa mikoro atari menshi atari na make arimo hagati yari ari mu rukundo n'umukobwa bakundanye imyaka 5, wa gatandatu bitegura gukora mariage. Umukobwa atangira kujya rwaragurika cyane, umusore agahora amujyana kwa muganga, amugarura amusubiza kwa muganga. Umunsi umwe bagiye kwa muganga, muganga aza gupima wa mukobwa amusangamo kanseri. Muganga arangije afata ibisubizo abiha umusore kubera ko umukobwa we yari akiryamye. Umusore amaze kuba yamenya ayo makuru yanze kuba yakura umukobwa yakundaga umutima, arangije afata uwo mukobwa mujyana mu rugo. Ariko nanone wibuke neza ko hari amakuru umusore yari yahishe umukobwa. Agejeje wa mukobwa mu rugo, umusore yarasohotse afata telefone ahamagara wa muganga amubaza amakuru menshi yerekeranye no kubyiyo kanseri uwo mukobwa yari arwaye. Muganga yabwiye uwo musore ko iyo kanseri ifatiranywe mu minsi ya mbere, cyane ko yari iri mu minsi ya mbere ishobora kuba yavurwa. Gusa nanone ikibazo kugira ngo bamuhe iyo miti cyangwa se kugira ngo avurwe byari kuba bihenze cyane, byari gusaba ko bishyura miliyoni 100 kugira ngo iyo kanseri ivurwe. Umusore kibyumva gutyo yibutse neza ko umukobwa nta mafaranga yabona, cyane ko uwo mukobwa yari imfubyi nta babyeyi yari afite. Umusore yiyemeza kugurisha inzu yari yaraguze kugira ngo azayisanure n'utundi dutungo duke duke kugira ngo nanone avuze uwo mukobwa. Gusa nanone abanza biganiriza nyina, abwira nyina buri kimwe cyose arimo aranyuramo uwo musore, anabwira nyina ko agiye kugurisha inzu yari yaraguze. Nyina arangije aramubwira ati mwana wanjye ndabyumva ko utorohewe, ariko mbere yo gufata umwanzuro wo kugurisha iyo mitungo hari ikintu ushaka uri buze kuba wasubiza neza. Urabizi neza kuri ya mukobwa gukunda? Umusore aravuga ati ndabizi neza ko akunda cyane. Nyina yanga kubyemera, arangije aravuga ati reka mbyisuzumire. Nyina yahise abwira umusore ndagira ngo uriya mukobwa nakanguka amaze kugarura ubuyanja nyine hashize nk'ukwezi bigaragara ko ameze neza, ndagira ngo uzamubwire ko ari we urwaye iyo kanseri, unamubwire ko nta mafaranga ufite yo kwivuza, umubaze ko hari icyo yagurisha kugira ngo wivuze. Nubona neza ko yakigurisha cyangwa se ubona neza ko abifitemo ubushake, icyo gihe nta kibazo, natwe twabigurisha tukamuvuza nta kibazo kubera ko ari twe muryango afite. Ariko ndashaka ko ubanza ugakora icyo kintu. Kwezi n'iminsi 15 bimaze kuba byashira, wa mukobwa amaze kumera neza atangiye kuba yasohoka n'abandi bakobwa, umusore yaje kubwira umukobwa ati ngwaye kanseri kandi kugira ngo nivuze baduciye miliyoni 100, biri buze kuba byasaba ko ari imitungo uri buze kuba wagurisha yawe kugira ngo nivuze. Umukobwa arangije areba na wa musore agasuzuguro, aramubwira ati urwaye kanseri? Ati ngo yego. Kuki utigeze ubimbwira ko urwaye kanseri? N'agasuzuguro kenshi. Umusore aramubwira ati nabimenye mwiri joro nibwo muganga yabimbwiye. Umukobwa arangije aramubwira ati n'ubundi ugiye kuba wapfa rero wintakariza igihe, kubana nawe n'ubundi nabanaga nawe kugira ngo ushake umusheri, ndabona hari uwo tugiye kuba twabijyamo neza. Byumvikane cyane ko niba urwaye kanseri nta kintu na kimwe ushobora kuba washoboza. Ndi imfubyi winyicira hazaza hanjye, jya gupfa iyo upfira njyewe undeke, ntacyo nagufasha rwose, uhite wibagirwa na nimero zanjye, hazaza hanjye sishaka ko hangiza n'umusore uri murapfa. Umukobwa yahise yikubita aragenda. Bukeye mu gitondo umusore yagiye gukomangira wa mukobwa aho yari atuye, asanga ko uwo mukobwa